yo hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Nubwo hari ibintu waba warakoreweho bimeze nk'imyago, Yesu ari hejuru ya byose. Haleluya. Ni wowe ukwiriye gutererwa isari. Haleluya. 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 Uri enostangola bi enodrai, uri gihangange. Haleluya. Umuririmbyi arakuvuza aravuga ngo amazina yose aribagirana. Tedi bo lala. Aho niho mvuka, niho Yesu yasanze badashingirwa. Ntunde badakora ubukwe ansangayo umwami Yesu. Haleluya. Petero aherutse kuvuga ijambo mpise ryibuka, akomera ndagukomeje, ngwino dusenge wowe, ndagukomeje. Yesu aracyariho, aracyakora, aracyatabara, aracyakiza. Komera. Akajya ambwira ati naragukunda. Se unkunda ngo bigende, naragukunze. Umugore nkanjye we, ariko mama umugore nkanjye aravuga ati naragukunze, uba wenyine, tugomba kuba umugabo asa ninde, umugore ni. Ariko mana reka nkubwire, dukeneye imbaraga. Ibintu turwana nabyo birakomeye. Nkenye, nshonje, nsa nabi, yo mana mbabaye, mfite inzara y'ibirarane. Muri iyo nzara uwo mugore antungukaho. Turi abakobwa 18, abahungu nabo basigaye. Hanyuma jewe ndi umwana wa 18 mu nda ya data. Ibyo bintu birizewe birazwe mu majyepfo apfiriya pe. Nagiye imyaka yanjye 24 ndi umupfakazi, ntabwo byari binyoroheye. Hari umuntu wigeze kundeba akajya himba indirimbo, akambaza ngasa ufite imyaka ingahe? Ngani mfite imyaka 24. Ngo yo, ngo ubuzima bubi buragatsindwa, kutagira ukumva biragatsindwa, kutagira ibyo urya biragatsindwa. Ntese ni kundeba ukaririmba ati ndaba mufite nka 40. Usura na 40 nyifite. Kara. Ntayo mfite. Ariko arandeba aravuga ati mbega disi, ubuzima bubi buragatsindwa, ati ndaba mufite imyaka nka 40. Ariko nari umwana n'ibigeragezo n'izuba. Komera nshuti yanjye. Mvuka mu bana 24. Data yabyaye yitwa Seyanze Ludovico. Nkibuka ko ndi umwana wa 18 mu nda ya data. Ariko wambona ni bibiro mvuka muri abo bana. Ariko ngiye mfite ikibazo, hari ubutumwa uherutse gutambutsa. Yego. Uvuga yuko uvuka mu bana 24. Ariko nirinze kukubaza ibibazo byinshi, ndabani uko biri kose ningira umugisha wo kongera kubonana nawe nzakikubazaho. Ese abana 24 babyawe n'umugore umwe cyangwa urakoze cyane? Aba bana 24, umuntu wese uri mu rugendo rujya mu ijuru nzanywe n'Imana kumuha amakuru. Imana ishimwe. Ariko mana ndanezerewe cyane. Hanyuma yibasuhuza sabiye n'umugisha uyu munyamakuru nyiri yicano yitwa Amakuru y'Ijuru. Ariko mana amazina baho, ariko iri zina naryo singiye kubabeshya, iri zina naryo ririmandebo rishanimo rasika, rifite icyo rirahombya mu bwami bwa Satani. Yicano yaje ikeneye ajya makuru twari tuyakeneye. Icyo umutima wagutegeka kubw'uyu munyamakuru bawasanze hano ugikore. Yego, turavuga ubutumwa budusaba guhaguruka, budusaba kugenda, gusiga wowe n'umutima wawe uhesha umugisha uyu munyamakuru ndabigusaba. Kandi umucyo mwana w'intama nzawinjiramo, nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatage ibyago. Kandi umucyo umwana w'Imana yo umusumwe nzawinjiramo. Amahoro y'Imana abe kuri mwe nshuti z'umusaraba, bene data abo dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Turabashuhuje, ngiye mwumva n'ubundi ni Munyarubuga Vedaste. Wo tubona kuri kamera ni umukozi w'Imana, n'ubundi araza kubibwira. Ni umukozi w'Imana uri mu imbaraga z'Imana, ni umukozi w'Imana
Imana iri gukoresha muri iyi minsi ibintu bidasanzwe. Ni umukozi w'Imana, mbese navuga yuko Imana ihamagaye muri iki gihe cya none kugira ngo n'ubundi abashe gusakaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko mvuze umukozi w'Imana, ariko ntabwo ajya abyemera. Ubwo turi buze kubiganiraho. Buriya agiye kubihakana ati urambeje, ntabwo ndi umukozi w'Imana. Ariko mbere yuko dukomeza, reka n'ubundi ari imbere ya kamera abasuhuze, abibwire abagiye kumubona bwa mbere, dukomeze na gahunda yacu. Reka tubasuhuze cyane bana b'Imana muri ku migabane itandukanye. Reka dusuhuze abapotere ariko babana b'Imana, dusuhuze abashumba ariko babana b'Imana, ba mama pasteur babana b'Imana, turabasuhuje cyane. Abarundi hajya mu Kirundi baravuga ngo ndabagundiriye, nanjye ndabagundiriye mu izina ndabayambiriye mu izina rya Yesu. Abarundi mwese, abanyarwanda mwese, abakongomani mwese, abantu bari mu bihugu bitandukanye, Mana ndabasuhuje, mugire umugisha mu izina rya Yesu. Ntabwo rero mpita mvuga kuri ibyo by'abana b'Imana, ahubwo ndashaka kwibwira umuntu mbonye cyangwa unyumvise bwa mbere. Yewe tuvugana nitwa Uwimana Claudine, kandi ndi uw'Imana pe. Amina, ndi uw'Imana. Numva narerejwe Imana, numva narahawe Imana. Nahawe Imana, ndi uw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndabasuhuje nuko nguko nitwa, ndashimira Yesu watekereje ko ahimbazwa, watekereje ko enamalola si wini haleluya, watekereje ko ndi uwo kwizera, ndi uwo kwizerwa. Niko Pawulo yavuze, akangabira umurimo we, yongera ashimwe cyane. Mwese rero murimo mutwumva, mpagurukijwe n'Imana kuza hano ku Makuru y'Ijuru TV kugira ngo mbazanire amakuru meza, amakuru y'urugendo, amakuru y'abari mu kibaya, amakuru y'abari ku musozi, amakuru doniwa lala y'abantu bamaze imyaka myinshi bakijijwe, enosifora, amakuru y'abakijijwe ejo, amakuru. Umuntu wese uri mu rugendo rujya mu ijuru nzanywe n'Imana kumuha amakuru. Imana ishimwe. Ariko Mana ndanezerewe cyane. Hanyuma nkibasuhuza nsabiye n'umugisha uyu munyamakuru nyiri yicano yitwa Amakuru y'Ijuru. Ariko Mana amazina baho, ariko iri zina naryo singiye kubabeshya, iri zina naryo ririmandebo rishanimo rasika, rifite icyo rihombya, rirahombya mu bwami bwa Satani iri zina. Ariko Mana ishimwe, rabi iri zina naryo ryitwa Amakuru y'Ijuru. Mana yicano yaje ikenewe, ajya amakuru twari tuyakeneye kujya tuyamenya. Imana ishimwe, kuko ari muri byavuze ngo nkunda kumva makuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago. Reka turekera erega hariwe lolaidebo. Buriya nubwo wakena, ariko ugakena n'amakuru avuga ngo nubwo 2026, reka kwanza mvuge nito rabi, nubwo 2026 nkenye, ariko 2028 nzaba ndi miliyoneri. Ayo makuru Imana ishimwe cyane. Abantu mwese mukurikirana Amakuru y'Ijuru TV, tubahaye ikaze bose. Kuba mwicaranye amakuru ni kimwe mu ntwaro irwanya Satani. Yego Imana ntirabikora, ariko wicaranye intwaro kirimbuzi ikomeye, ikomesha abadayimoni, yitwa kumenya amakuru. Imana ishimwe cyane. Aravuze rero ngo ndi umwana w'Imana, ariko sindi umwana, ngo ndi umukozi w'Imana, ariko sindi umukozi w'Imana, ahubwo ndi umwana w'Imana. Kandi wa mukozi w'Imana we, reka mbabwire, wa mukozi w'Imana we, nawe ntugire ipfunwe. Ndagushishikariza ahubwo gukora neza, kuko abakozi benshi bakora nabi, ariko abana b'Imana niyakoze nabi ahita agaruka akavuga ati rwa rugo rwa data. Reka mvugane n'abakozi b'Imana
ba porofete runaka ntawe mvuze, ba porofete banuza ba evangeliste, abo bakozi nyine tugenda tubona hirya no hino. Ndagushishikariza gukora neza, uwagusigiye umurimo azaza kukubaza. Imana ishimwe cyane. Narifite amatsiko ariko usa naho bisobanuyeho. Yego. Ariko nanone ndanakubaza ese ko iyi mvugo yaba no mu rusengero yakubona ukabona abapasiteri n'abashumba baravuze ngo reka abakozi b'Imana bahaguruke tubakire. Ubwo twavuga yuko wenda bari abapasiteri bakoresha iyo mvugo baba bibesha cyane. Urakoze. Ibi ntabwo bibera mu mubiri, bibera mu mwuka. Uyu muntu wiswe umukozi w'Imana muri we imbere, ese koko harimo umukozi cyangwa harimo umwana w'Imana? Urumva ni ikinyuranyo cyo kubatizwa. Abantu batuzi twese nk'abakozi b'Imana, hanyuma iyo bigeze mu isi y'umwuka niho tubirindurira tukavuga ngo turi abana b'Imana, dushingiye ko kera tutari ubwoko, none ubu tukaba turi ubwoko bw'Imana. Dushingiye ko yavuze ngo none ntabwo nkibita abagaragu, ahubwo muri inshuti zanjye, turi abana b'Imana. Rero Yohana wamushyira bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Yohana 1:12, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yarahaye kuba abana, yarabibahaye. Haleluya! Yabahaye kuba abana b'Imana. Arabango kandi uko niko turi, niko ndi rero ndi umwana w'Imana. Ariko nawe uri umukozi, nta kibazo, kora neza. Yego, ubisobanuye neza cyane, utanze n'ijambo ry'Imana kandi ryumvikana. Yego. Hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana harabisobanura. Yego. No mu nzandiko za Yohana harabisobanuye nk'uko mubivuze. Imana ibaha umugisha. Amen. Ndabona musa neza cyane. Ariko iteka ryose mbona wowe uhora useka. Ni imbaraga z'amaraso ya Yesu. Wagira ngo we njya nkunda kubona abantu b'Imana bakunda kuba barakubiswe n'ibigeragezo. Wagira ngo we nta bigeragezo uhura nabyo, ndabona wimereye neza. Kubera ko ubwo umwami Yesu ankunda, ndamahoro. Hanyuma kandi kabiri nageze ku mwami Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko burya amen. Ariko mu mutima wanjye harimo izuba ry'ubuntu. Amen. Rintegeka guhora nseka, rimurika iminsi yose. Kandi ngiye kukarimba kakaririmba. Nageze ku mwami Yesu, none mu mutima wanjye harimo izuba ry'ubuntu, rimurika iminsi yose. Umutima uraririmba yuko ndabahowe rwose, negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. Ngaho mujyana ko ariko umutima wanjye uraririmba. Haleluya. Niyo nibutse ko mvuka mu bana 24. Data yabyaye yitwa Seyanze Ludoviko. Nkibuka ko ndi umwana wa 18 mu nda ya data. Ariko wambona ni bibiro mvuka muri abo bana. Ariko ngiye mfite ikibazo, hari ubutumwa uherutse gutambutsa. Yego. Uvuga yuko uvuka mu bana 24. Ariko nirinze kukubaza ibibazo byinshi, ndabona uko biri kose ningira umugisha wo kongera kubonana nawe nzakikubazaho. Ese abana 24 babyawe n'umugore umwe cyangwa urakoze cyane? Aba bana 24 data yarafite abagore 4 nyine. Muri abo bana mama yabyayemo abana 10. Mama kandi yari we mugore wa 4. Hanyuma kandi ni nawe mugore w'isezerano muri abo bagore bose. Hanyuma abo bana 10 jewe rero turi abakobwa 18, abahungu nabo basigaye. Hanyuma jewe ndi umwana wa 18 mu nda ya data. Byo bintu birizewe birazo. Mu majyepfo firiya pe nagiye okesha injyana y'ubutumwa, injyana y'abakozi b'Imana birazo. Ntanga abagabo bavugira kuri kamera bahazi wa naho ngaho. Hanyuma aho niho mvuka, niho Yesu yasanze badashingirwa. Ntunde badakora ubukwe, ansanga umwami Yesu. Haleluya. Petero aherutse kuvuga ijambo mpise ngibuka, aherutse kuvuga ngo menye neza. Ola widebo narasika. Mana we, dani
wirimi forima. Reka mpumuriza abantu aho abantu wikwigirira nabi, komeza usenge. Aherutse kuvuga ngo menye neza yuko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Imana ishimwe. Aravuga kandi menye neza ko Imana itarobanura abantu ku butoni. Imana ihimbazwe cyane. Asanga Yesu. Ese ko numva ngiye kuvuga ubuhamya? Biremewe rwose, abantu b'iki gihe cyane bakeneye ubuhamya. Asangayo. Ahubwo ntakomereza ko ndakomeje pe mu rugendo rwanjye. Amen. Asanga muri uwo muryango waba bana bangana gutyo. Navuze nsanga iwacu mu muryango w'iwacu ibi bintu byo kwitwa ngo umuntu yakoze ubukwe sinanigera mbibona ku gasozi k'iwacu. Ariko Yesu utarobanura ku butoni ansangayo, araza ankorera ubukwe ku manywa y'ihangu, bose babireba. Utese urumva ubukwe ari ikintu gikomeye? Birakomeye. Mu bakobwa 18 we hanangorebo Mana yanjye birakomeye. Muri abo bakobwa bose ankorera ubukwe, mbona umugabo mwiza, tumarana imyaka 3, asigira abana 2 baba umuhungu n'umukobwa, ahita apfa. Kandi nawe ntabyo waruzi. Oya. Ubwo bimenye. Amina ndaje. Yo haleluya haleluya. Bibiliya buhanuzi ndaje mvuge. Imana ishimwe. Amen. Arabasigira agwa hano mu mujyi wa Kigali, amaze ibyumweru birapfuye baranamushyinguye. Yari umumotari ngo agongana n'undi arapfa. Ayo makuru nyakira gutyo. Reka nkubwire, dufite Imana itabara bayowe, iyo dusenze iratwumva. Reka mvuge abantu muri bo musenga, Imana iyo dusenze iratwumva. Iyo dusenze irumva. Sinarinzi ko wagirira neza utya, sinarinzi ko wagirira neza utya. Ariko Imana ihimbaza. Amen. Ariko Yesu ni mwiza cyane. Reka mbivuge hano ku makuru y'Ijuru TV. Yesu ni mwiza. Ni mwiza. Uzanyandikira muri comment uvuga ngo ibihe byose Yesu ni mwiza, nawe uzambwire ngo ibihe byose ni mwiza. Kuwa mbere ni mwiza, kuwa kabiri relaze dobe fani enama. Abari mwiza Yesu, nubwo utarabona ubwiza bwe ariko ni mwiza. Ashimwe cyane. Wita ku batagira shinge na rugero. Wita ku bapfakazi bato n'abapfakazi bapfakaye bageze mu zabukuru, bose Yesu abitaho. Icyo gikombe urakizi. Reka nivugane n'aba bantu bashobora kuba barapfakaye, n'abiki gikombe kirabagoye. Umwami wanjye Yesu abahinguke. Utase ko wambaye impeta. Bijya wari ugiye kumbaza. Ndashimira Imana. Imana ishimwe cyane. Bijya biba Imana igibyemera, ijuru rikabiteraho kashe. Ndi umwana w'imyaka 24 dutandukana gutyo. Ndataha njya kurera abana 2, umwana w'umwaka n'amezi 4 n'umwaka n'amezi 9. Ejo bundi hari amakuru meza nakiriye ko kuri uwo mwana w'amezi 4 n'umukobwa ushobora kuzakunda. Ukabona mbonye umukwe. Ariko Imana mbonema. Amen. Mfite ibimenyetso birenze kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. Ariko basi reka nkomeza abantu barimo badukurikirana ku makuru y'Ijuru TV. Nimukomere. Mu ijuru hari Imana. Ijya iza ikigaragaza. Imana ishimwe cyane. Wowe aho uhagaze hakomere. Ku myaka yanjye 24 ndi umupfakazi, ntabwo byari binyoroheye. Hari umuntu wigeze kundeba akajya himba indirimbo, akambaza ngasa ufite imyaka ingahe? Ngani mfite imyaka 24. Ngo yo, ngo ubuzima bubi buragatsindwa, kutagira ukumva biragatsindwa, kutagira ibyo urya biragatsindwa. Ese ni kundeba ukaririmba ati ndaba mufite nka 40. Umusura abona 40 nyifite. Reka. Ntayo mfite. Ariko arandeba aravuga ati mbega disi ubuzima bubi buragatsindwa, ati ndaba mufite imyaka nka 40. Ariko nari umwana n'ibigeragezo n'izuba. Komera nshuti yanjye. Haleluya. Henda mango yasiniwe kandi ndumva hari umuntu uri mu nyumba. Komera ndagukomeje, ngwino dusenge ubu. Ndagukomeje. Yesu aracyariho, aracyakora, aracyatabara, aracyakiza. Komera.
ishimwe cyane. Abantu bo ku makuru y'ijuru yewe ndumva komera zirimo zirambana nyine. Yini wese ari mu ngata. Komera wa papa we. Komera. Yego Satani yarakujuragije. Komera mama. Komera mu mukobwa. Komera. Komera. Ndabakomeje rwose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aho ngaho ndera abana babiri. Ubu n'abasore n'inkumi. Nabona umukwe nabona umukazana. Ariko mana we waraturengeye. Nkanjye ndinde ko. Nkanjye ndinde nkanjye. Ntiwigirire nabi. Ubatse kwigirira nabi. Ayo majwi yahakanire. Yabwire ko Yesu atarapfa kandi ntazanapfa. Yarapfuye ahubwo arazuka. Ubu niyo tsinzi tugenda. Imana ihimbazwe cyane. Imana iherutse kungora ku munwa. Inyibutse ubuhamya muri urwo rugendo. Nene shade worange sanima hatakoza nima n'abantu barwaye imitwe bakozweho. Abasinima abantu kandi bafite imisonga mu mabere nabo hari ikiganza kibakoze. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Hari umuntu batumye ibyemezo by'umugongo ko ashaka kujya guca mu cyuma. Hari imbaraga zimugezeho muri aka kanya. Reka gusabira umugisha wa munyamakuru ukwiye umugisha w'Imana. Uraruha uravunika ngo abantu barara bamenya amakuru ariko sheniwa ndumva inkoni itogota. Inima hari inkoni iratogota. Ega iyo mirimo izajya gupimwa hejuru iriya n'inahira imiragenzurwa kandi yaravuze ngo bakiri mu isi rero ukirina share no metakora. Imana numvise imbwira ngo ugiye kugutuza kandi ikoresheje abantu. Yaririwe Imana ikoresheje abantu. Hari ikibanza Imana ikwemereye kuko rereho senima ku misozi uterera. Imana ikoresheje abantu. Hari abana n'abasini odego. Hari abantu Imana igiye guhata, igiye kubahata kuko hari abantu bumvise amakuru bari kujya kwiyahura baragaruka. Hari abantu bumvise amakuru byari byanze barongera babaho. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Tugaruke. Narivuze ngo ino mperutse kumvijwe. Inyongore narirambwira ngo ese bya bindi kutabivuze. Maze iminsi mbivuga. Ndagira ngo mbisubiremo naha ku makuru y'ijuru. Muri urwo rugendo namaze imyaka 12 ndi umupfakazi. N'amezi 6. Narabibaze birananditse. Muri urwo rugendo rwo kurera abana babiri. Mu mwaka wa 5 naje guhura n'umugore nkanjye. Arantereta. Umugore nkanjye. Ese mumeze mute? Mutwara intwaro zose z'Imana. Ntuze kugendera muri ubu buhamya gusa. Ahubwo bugira icyo bugusigira. Nongera bisubiramo mutwara intwaro zose z'Imana. Kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana ishimwe cyane. Urazi iyo ntaza kuba natwaye intwaro zose z'Imana ankangisha amafaranga akajya mbwira ati naragukunda. Se nkunda ngo bigende naragukunze. Umugore nkanjye we ariko Mana umugore nkanjye aravuga ati naragukunze. Uba wenyine tugomba kuba umugabo asa ninde umugore ni ariko Mana reka nkubwire dukeneye imbaraga. Ibintu turwana nabyo birakomeye. Nyenye nshonje nsa nabi yo Mana mbabaye mfite inzara y'ibirarane. Ibiryo ntapfa gutesha agaciro niyo nabo nkaza cyane napfa kuyangana nkanakoramo nari ibintu umuceri. Ubu niyo nabo nkaza nagerageza kajyaho nakayiko kamwe kumuceri. Mana we turabivuga abantu bakagira ngo ntibyabaye. Yewe na Yesu tubiziranira. Ndabizi ko byabaye. Umwuka wera nawe ari hano. Byarabaye. Mfite inzara y'ibirarane. Nibaza uko umuntu ateka umuceri akawurya nkumva waraye niwo uryoshye cyane. Ariko Mana ari inzara. Ndashimira Yesu. Ndamuhimbaza. Ahimbazwe cyane. Haleluya. Muri iyo nzara uwo mugore ntungukaho. Ubwo nari maze kugera mu mujyi wa Kigali. Nzanywe n'umugabo nje kuburana. Rega ni igikombe kirekire. Ni kirekire. Ariko rero
kugira ngo tubigendanemo neza waretse tukavangamo ijambo ry'Imana. Oya banza ukomeze ubwo buhamya. Kariho asa bishingiye. Ntacyo. Niho bishingiye pe. Nukuri niho bishingiye. Zamukira. None se. Niho bishingiye. Ntacyo kireka giteguke ndagiteka. Zaburi. Naho bishingiye reka mbivuge neza. Ya 23 hameze ute? Haravuze ngo umurongo wa mbere, haravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, anjyanisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, amina, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, naho nanyura mu gikombe cyo gukena no gupfakara, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Naho rero bishingiye. Imana ishimwe cyane. Amen. 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 Narigiye kuvuga ngo muri icyo gikombe cyo kwibona mfakaye ndi umwana ku myaka 24 nasigaye nibaza ngo uyu mugore ndamucika gute. Tumarana igihe namenyanye nawe jana i Kigali se wahaje ute? Mbavungurireho gakeya. Nazanwa na wa mugabo wandirimbe yandirimbo ngo ubuzima bubura gatsinda, akajya yimpimbira. Wari bwagera hano umuntu akureba agahimba indirimbo akayihimba, mfite imiringo cyane mu gahanga. Rero reka mbabwire, ubu twabivuga bukira bugake, ariko ngeze i Kigali anyobora mu kazi ko mu rugo. Naragakoze pe imyaka. Uri umukozi wo mu rugo? Ndi umukozi wo mu rugo, nkorera umugore nka nkora pinzu y'ibyumbike, mpehera n'imbwa, ariko mubayemo. Ariko mana se kugira ngo Imana ntiriho, bantu kuri yicano yitwa hajya ngo iki? Amakuru y'ijuru. Mugumane na Yesu, niwe mwiza. Yesu mugumane nawe pe. Nukuri ibyo wabuze mu isi azabiguha Yesu. Imana ishimwe cyane. Amen. Mpehera n'imbwa, kandi baravanga umuntu uheheye imbwa ngo biba bimeze nabi ngo nta, ariko bukoko nawe unde ubona ndi umutera mwako ngo nuko nayeye. Arasonera ngo debone sharagite enema. Vuga ururimi rwo mwizu. Nako taya ngaya ma. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bakavuga ngo umuntu waheheye imbwa ngo babaye umutera mwako ngo nta kintu aronka. Yo hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Nubwo hari ibintu waba warakoreweho bimeze nk'imyago, Yesu ari hejuru ya byose. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ari hejuru ya byose. Ansanga muri rwa rugo rero umwami Yesu arahansanga ndumaze n'imyaka 4 n'amezi 8. Mwibuke ko kandi nababwiye ko napfakaye nari maze imyaka 12 n'amezi 6 kugira ngo nshake. Haleluya. Ajya birema bwa kabiri, ahimbazwe cyane. Kandi cyo mushimira ntago yashingiye nubishaka niba uri mu Rwanda nimba hagendwa uzaza, ntago uzaza ureba, ntago yashingiye mukingira indushyi. Ubukwe bw'umwana w'Imana Claudine ntago kwari gushingira indushyi, yanyomoye ibikomere byose. Numva ndanyuzwe. Ntago nzi impamvu Imana itumye mvuga ubu buhamya, nukugira ngo uyu muntu uri mu gikombe mvuga ko Dawidi yaravuze ngo Uwiteka niba mwungeri wanjye sinzakena, anjyamisha mu cyanya. Hari ukuntu ajya anjyamisha, data we reka nisobanure, hari ukuntu ajya anjyamisha mu cyanya diwe rabi cy'ubwatsi bubisi. Hari ukuntu ajya ajyana iruhande yabonye amajwi y'abantu menshi abwira ngo ntuzashaka, ntuzashyingirwa, ntuzakira, ajyana mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, agahita ajyana iruhande rw'amazi adasuma. Ahantu nkumvijwe nari. Aravuga kandi ngo anyobora inzira, niwe watumaga nkiranuka ku myaka yanjye 5, 6, 7. Nta muntu unyubiraho, nta muntu nkatiraho, anyobora inzira. Arabinima do dore kado nguhaye
urashaka nebo rara sini taka urashaka kubaho neza dore do inzira ni yavuze n'ijambo rikomeye rizingiye muri ubuhamya bwanjye aravuga ngo niyo nanyura mu gikombe mana we hari igikombe abantu bajya banyuramo ukanyura mu gikombe cyo kwangwa bakakwanga aho washatse bakakwanga abo wavukanye nabo bakakwanga aravuga ngo niyo nanyura mu gikombe ngacuruza bikanga abantu tubana kwiseta nabo bakandoga niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose. Uko niko nahangayiza imbaraga z'uyu mugore wanteretaga tugendana muri bisi akajya ambwira ati naragukunze amafaranga nayaguha akanayarambura ndeba nkenye mana shonje reka ngukomeze wa muntu we wowe uri mu gikombe icyo gikombe urimo urabona ubuzima bwanze wagiye wumva unezerewe abana abantu basiga inaha none urahangayitse ariko umva ijambo niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Imana ishimwe amen. Reka mbwira abantu bari mu gikombe cyo gikombe urimo ntabwo kizakwica nanjye nakinyuzemo cyo kurera abana ndumwe ahubwo nongeye kwinginga umwami mu bariga amashuri bagiye kuyarangiza Yesu we niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe n'umuremyi ndi kumwe n'umukiza. Reka rero babwire bantu badukurikiranye ku makuru y'ijuru nari ngiye kubabwira ngo wowe ubona uri mu gikombe biracyashoboka. Wowe ubona uri mu gikombe Imana iracyahari. Wowe ubona uri mu gikombe Data aracyakora nyuma yaho arangirira neza amakubyara hungu na kobwa biremera. Nyuma y'iyo myaka 12 nari maze n'umupfakazi arantabara andemera ubuzima ubu ndi mama w'abahungu n'abakobwa abahungu 2 n'abakobwa 5. ndashimira umwami ahantu wadukuye ni wabo w'inyamaswa mu butayu budatuwe hari hegereye urupfu uzi kurinda mana we yena abarinzi we barorera umudugudu wose wawurinda ahantu wadukuye Imana yanjye rerebone shandeko Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ishimwe. Ahantu Imana yadukuye ni wabo w'inyamaswa ntabwo twabivuga ngo tubirangize mu butayu budaturwa hari hegereye urupfu. Umva rero Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakira. Haleluya. Yego ntayo mfite kuri konti ariko niwe mwungeri ahimbazwe niwe mwungeri. Amina. Yego wasanga no kuri mamba hiromane ntakiriho ariko Uwiteka niwe mwungeri. Munyamakuru reka nguhanurire niwe sanima Uwiteka niwe mwungeri w'iyicano hari ibintu agiye gukora ku makuru y'ijuru sandi wedo. Kandi mbonye iki kiganiro hari umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda agiye kugisobanurira umuzungu w'umuhinde. Hari inkunga Imana iguteye pe. Uwiteka rega niwe mwungeri kuri ibyo byose ukeneye niwe mwungeri. Imana ishimwe. Reka dusoza twifuriza umugisha w'Imana. Amen. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Ariko se uriya mugore wakubwiraga ngo guhe amafaranga yaragukunze niwe mwaje kubana umukorera? Ntabwo ari we. Okay. Ahubwo uyu mugore yamenye nyine ni muri aka kazi ko mu rugo kuko kuva umugabo wanjye yapfa kuva ndi umwana nakuze mu bintu by'Imana mbikunda. Amaze gupfa nikomezaho intwaro yo gusenga. Uyu mugore nakoreraga yari umukirisitu nkanjye ari n'umukristo wo ku itorero ryacu. Uyu wundi yaje maze imyaka 3 kuri uyu mugore nakoreraga aza rero duhuriye mu modoka.
ubwo ni ukuvuga ngo umugabo wa mbere aza kugenda mwari mukijijwe musenga? Yo cyane cyane. ubu ndi umukobwa muri ba bakobwa 18 wakoze ubukwe kabiri. Iyo mbivuze abantu baravuga bati nambaye agatimba kabiri muri make. Imana yarakuye. Abantu bavuga tumenya irobanura iri wowe se ko ari abakobwa benshi baheze ngaho bati ejo bundi kuri iyi mpeta ya kabiri abantu bakajya bavuga bati ntabwo byumvikana uyu ni umugore, ariko yo mana yanjye hari igihe Yesu ngo yarimo agendana n'abantu mu nzira. Bibiliya avuga ngo haza umugore wari uri mugonga bimaranye imyaka 12. Yesu ngo bita bimuzama aravuga ati uwa 12 niwe ndi bubanze kumva. Haleluya, amen. Hari ukuntu atagereba ku bari bafite 2-3 akabanza ubabaye cyane, ubwo ninjye nari mbabaye kandi n'abandi nabo bakubwira ko bababaye, kandi nabo abo bantu rero bababaye. Gahunda muze dusenge niho byemerera pe, niho honyine. Imana ishimwe cyane. Muri make urumva tunisha abazimu cyangwa hari ukuntu bavuze ngo ntibanapfa ariko baragagara. Muri make urumva jewe nasutsweho n'amavuta yo gushingira. Ubu nta n'umuntu njya ngozaho ikiganza ngo byange. Uko niko kuri ntawe kuko bwa mbere bose babireba bibi na wa mugabo wa mbere wasigiye abana babiri. Ejo bundi kandi birongera mbwiye mama wanjye wambyaye nti nabonye umugabo ateza ibyo bintu bamukuye. Abagabo kwa Yesu bariyo beza. Haleluya, hari ibihumbi 7 yibikiye y'abasore beza bubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Hari uburyo abantu bikigiye cyane abakobwa cyangwa se n'abadamu nk'ushobora kuba yaragize ikibazo nk'icyo wari waragize, usanga bavuga bati uko biri kose reka twambare imyambaro imeze gutya wenda bazadukunda, abandi bagashakira mu zindi nzira zidakwiriye kugira ngo n'ubundi bakundwe. Hari abajya gushaka n'imiti mu bapfumu yego kugira ngo bakundwe. Ngeraho rwose. Ubwo rero muri wowe ibanga wakoresheje reka nsanze ari naryo wanabwira aba bantu. Yego nuko duhamagarwa n'abantu benshi, nanjye baramamagara bakambwira bati nsengera Imana inkure iki gisuzuguriro kuko nderambiwe. Imana rero niyo yakuzanye ihimbazwe, nayo yihaye icyubahiro. Ndashaka gusaza ntanga inama. Yesu ashimwe. Ku muntu wese uri mu nyumva uzakurikirana iki kiganiro kandi ngusaba ngo uzagihereze n'undi. Amata yose agira giterekwa. Uwakureze niwe wenyine wari kugutoza inama. Niba nta wakureze ngwino tukurere tukubwira uko ushobora kudakoresha imiti ahubwo wakoresha iby'ijambo ry'Imana ryavuze. Mperutse kuvuga yewe menya mbirangije byose ariko reka ibi byihorere pe. Oya bivuge. Mperutse hari ikiganiro kimwe, hari amakuru mperutse gusoma ari muri Matayo mu bice 5 umurongo wa 13 avuga ngo muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Soma hejuru ukuntu Yesu yababwiraga abahiriwe, aramanuka arababwira ati kandi muzahirwa nibabanga ngo abigishwa bamwihereranye, ahita ababwira ati ahubwo mwebwe muri umunyu w'isi. Nyuma gusoma ayo makuru nahise numva mpagurutse ndavuga nti ko umunyu se ufite imbaraga zingana gute ku isi? Umunyu urakomeye mu bigize isi na urimo. Hanyuma ndareba kugira ngo Yesu angereranye n'umunyu, bitanyarukira kwa Elisa mu bana ukuntu ageze Imana sinimo ngwino ahubwo dusenge. Harimo byose, harimo imiti, harimo ibinini biraza paracetamol mu ijambo ry'Imana birimo. Niba hari ibyo umupfumu yaguhaye ngo urazinguwe ngwino kwa Yesu barazingura bigakunda. Imana igumugisha. Watanga nimero ya telefoni rero kugira ngo n'ubundi njya nkunda kwivuga nyandika kuri screen, ariko biba byiza niyo ubwawe wayitambukije birushaho kuba byiza cyane kugira ngo umuntu uzagukenera yakugisha inama, yakwifuza ko wamusengera n'ibindi byose yagukeneraho azagire aho yakubona. Tanga nimero ya telefone. Turabashimiye, reka tubahe nimero ya telefone ni 078 00 8 6 mu buryo bumwe cyangwa ubundi ushobora kudutera inkunga unyarukiye
kuri cano ntoya dushyiraho ibiganiro yitwa Senga Bizemera gatatu. Icyo umutima wagutegeka kubw'uyu munyamakuru babasanze hano ugikore. Yego turavuga ubutumwa budusaba guhaguruka, budusaba kugenda, gusiga wowe n'umutima wawe uhesha umugisha uyu munyamakuru ndabigusabye mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana, nukuri Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Banyarukire kuri iyo cano gusenga Bizemera gatatu, karenzaho umubare gatatu. Yego ubundi banyarukireho bakore subscribe, bakore share ku biganiro byawe, ubutumwa utambutsa nguko ni gatoya karakura. Nawe wari mutoya none wabaye munini, nibwira yuko atari uko wanganaga muri iriya minsi. Senga Imana rero, usengere aba bantu, tuzasubira ubutaha. Murakoze cyane. Ni wowe ukwiriye gutererwa isari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Uri enostangola bi enodrai, uri umusitari, uri igihangange. Haleluya. Umuririmbyi arakuvuza aravuga amazina yose aribagirana. Teddy Bo lala aravuga ari ku izina rya Yesu. Ngutereye isari Imana. Hano ku Makuru y'Ijuru TV rifite imbaraga zo kudukiza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kwira izina ritibagirana. Umuntu wese uzatwumva azabohorwe, azaruhurwe n'aya magambo ducishijemo. Tubisabye twizeye kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Imana iguhe umugisha. Amen.